Umujyi wa Vatikani, umurwa mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, hakaba ingoro y'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, ari naho hari Bazilika ya Mutagatifu Petero. Nicyo gihugu gito ku isi kuko gifite hegitari 44 z'ubuso. Mu myaka irenga 2000 ishize, Mutagatifu Petero ufatwa nk'umuyobozi wa mbere wa Kiliziya Gatolika yishwe abambwe kuri umwe mu misozi yegeranye n'umujyi wa Roma mu Butaliyani. Uwo musozi ni Vatikani, ari naho hubatswe Kiliziya yamwitiriwe Bazilika ya Mutagatifu Petero mu rwego rwo kumuha icyubahiro. Iyi Kiliziya yubatswe mu myaka 124. Ariko se byagenze bite kugira ngo ahari icyicaro cya Kiliziya hasigara ari hato gutya kandi hafite agaciro kanini mu mateka ya Kiliziya Gatolika? Inkuru ya Vatikani n'ubutegetsi bwa Papa itangirana n'ikinyejana cya 4 nyuma ya Yezu Kristo, ubwo umwami w'abami wa Roma Constantine the Great yahaga abakristo ubwisanzure bwo gusenga binyuze mu itangazo rya Milan. Nyuma y'icyo gihe, Kiliziya Gatolika yakomeje kwaguka, igira uruhare rukomeye mu miyoborere ya Roma. Mu kinyejana cya 8 hari ubwami bwitwaga Lombards bwashakaga kwigarurira ibice bitandukanye by'Ubutaliyani. Mu mwaka wa 754, umwami wa France witwaga Pepin le Bref yahaye Papa Stefani wa kabiri ubutaka bunini bwamamaye nk'ubwami bwa Papa States, bubarizwa mu majyepfo no hagati y'Ubutaliyani bwa none. Ubu bwami bwagumyeho imyaka irenga igihumbi, kuva muri 754 kugeza mu 1870. Bakaba aribwo bwatumye abapapa baba abayobozi b'amadini ariko banagenzura ibihugu byabo nk'abategetsi ba politiki. Mu kinyejana cya 19, ubutegetsi bwa Papa bwaje kugabwaho igitero n'abashakaga kwihuza n'Ubutaliyani. Mu 1861 hatangiye gahunda yo guhuza Ubutaliyani iyobowe na Victor Emmanuel wa kabiri, umwami wa Sardinia. Mu 1870 ingabo za Victor Emmanuel wa kabiri zinjiye Roma, zifata umurwa mu mujyi, zivanaho burundu ubutegetsi bwa Papa ku butaka bunini yari afite, binatuma Papa ahungira ku misozi wa Vatikani. Papa Pio wa 9 yanze kwemera ubutegetsi bushya bw'Ubutaliyani, yigumira muri Vatikani, yanga gukorana na leta nshyashya, ariko ku rundi ruhande akavuga ko leta y'Ubutaliyani yamufunze. Ibi byatumye ikibazo kizwi nk'ikibazo cya Papa kimara imyaka irenga 50. Nyuma y'igihe kinini Papa atemera ubutegetsi bw'Ubutaliyani, habaye ibiganiro hagati ya leta y'Ubutaliyani yari iyobowe na Benito Mussolini n'intumwa za Papa Pio wa 11. Wa 11 Gashyantare mu 1929 bemeranyije amasezerano yiswe Lateran Treaty. Aya masezerano yashyize iherezo ku kibazo cya Papa yasinyiwe i Laterano, ahari icyicaro cya Papa nk'umwepiskopi wa Roma. Aya masezerano yasize Vatikani yemejwe nk'igihugu kigenga gifite ubuso bwa kilometero kare 0.44 cyangwa se hegitari 44, kikaba igihugu gito ku isi kiyobowe n'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Muri ayo masezerano, leta y'Ubutaliyani yemeye guha Papa uburenganzira bwo kwigenga ntiyongere kumuvogera. Byongeye kandi, leta y'Ubutaliyani yahaye Papa miliyoni 92 z'amadolari nk'impozamarira. Papa nawe yasabwaga kwemera Ubutaliyani nk'igihugu kiyobora Roma kandi agasezeranya ko atazigera yivanga mu bya politiki n'intambara. Kuva icyo gihe, Vatikani yakomeje kwigenga nk'igihugu cyihariye cya Papa. Nubwo iki gihugu cyigenga, ariko ntikibarizwa mu bihugu binyamuryango by'umuryango w'abibumbye Loni, gusa gifite umwanya w'indorerezi muri Loni. Ibi bishobora kuba bifitanye isano n'amasezerano yagiranye na Mussolini. Vatikani yanagiraga ifaranga ryayo kugeza mu mwaka wa 2002, ubwo yahitagamo gukoresha ifaranga rikoreshwa ku mugabane w'i Burayi. Kuri ubu, Vatikani ifite agaciro gakomeye kuko ariho hari icyicaro cya Kiliziya Gatolika ku isi, kandi Papa akaba ariwe muyobozi wacyo, kandi gifite ubutumwa bukomeye mu bya diplomasi, uburezi n'umuco wa Gikristo. Kuri ubu Vatikani iri mu bihugu bifitanye imikoranire mu bya diplomasi n'ibihugu byinshi ku isi kuko ifitanye umubano n'ibihugu birenga 180. Leta ya Vatikani izengurutswe n'umujyi wa Roma mu Butaliyani. Kumva ko ari igihugu kikaba mu kindi biratangaje, nubwo no muri Afurika hari icya Lesotho nacyo kizengurutswe impande zose na Afurika y'Epfo. Vatikani yahoze ari umwe mu mujyi w'Ubutaliyani igirwa igihugu cyigenga ku itariki ya 11 Gashyantare mu 1929 nk'uko twabigarutseho. Ikintu cya mbere gitangaje kuri Vatikani
ni uko ari nta muntu kavukire uharanga. Iki gihugu nta bitaro kigira ku buryo umuntu yahabyarira cyangwa se akaba yahivuriza. Umuntu ukeneye serivisi z'ubuvuzi izo ari zo zose ajya i Roma cyangwa se ahandi mu Butaliyani. Ibi bigendana n'uko nta muntu upfa kubona ubwenegihugu bwaho, kububona biraharanirwa. I Vatikani hatuye umushumba wa Kiliziya Gatolika, abakozi bo mu biro bye n'abandi bashinzwe imirimo ya Kiliziya, aho biganjemo abihaye Imana, hakiyongeraho abarinzi. Umubare w'abahatuye babarirwa muri 800 gusa. Abantu bahabwa ubwenegihugu ari uko bafite inshingano, yaba muri Kiliziya Gatolika cyangwa se muri leta ya Vatikani. Umugore cyangwa se abana n'uwahawe inshingano bashobora guhabwa ubwenegihugu mu gihe bagiye kuhatura. Iyo inshingano zirangiye, ubwenegihugu burahagarikwa. Papa akaba na perezida wa leta ya Vatikani atorwa n'abakaridinali bavuye mu bihugu bitandukanye bigize isi, bafite imyaka kuva kuri 80 kuzamura. Biramutse bibaye ngombwa ko umuntu abyarira muri Vatikani, wenda yabuze uburyo asohoka muri iki gihugu, umwana abyaye ahabwa ubwenegihugu bw'Ubutaliyani. Vatikani nicyo gihugu gito kurusha ibindi ku isi, aho gifite ubuso bungana na hegitari 44. Gutembera iki gihugu ntibyagutwara n'isaha yose. Vatikani kandi nta gereza igira, gusa hari akazu gato gashyirwamo abakekwaho ibyaha bataragezwa imbere y'ubutabera. Abahamijwe ibyaha bafungirwa muri gereza zo mu Butaliyani. Leta ya Vatikani yemeza ko nta mbwa n'ipusi birangwa muri iki gihugu. Vatikani nta gisirikare igira uretse ko abashinzwe kurinda umutekano wa Papa bazwi nka Garde Suisse batarenze 135. Aba nibo bashinzwe kurinda umutekano w'iki gihugu mu gihe cy'ibirori, bakanarinda umutekano wa Papa mu gihe agiye mu ngendo. Imashini za ATM zaho ku bakeneye serivisi zo guhanahana amafaranga zitanga amabwiriza mu ndimi nk'Ikilatini, Igitaliyani, Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Icyesipanyoli. Vatikani kandi nicyo gihugu cyonyine ku isi UNESCO yashyize ku murage w'isi. Ibi byemejwe mu 1984 bitewe n'ibikorwa remezo bigirimo nka Bazilika ya Mutagatifu Petero. Ngibyo byo wamenya kuri Vatikani, igihugu gito ku isi. Twagarutseho byinshi bikiranga muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.